Ndabasuhuje mwese mukomeje kudutega amatwi amaso aho muherereye hose. Abari muri Amerika mwaramutse, abari muri Afurika mwiriwe, biterwa naho uri hose nyine tu. So ntiriwe njya mu bintu byinshi tu. Uyu munsi si icyegeranyo, ahubwo uyu munsi tugiye kubabwira ku ikintu tugiye kubabwiraho nta kindi ni aba YouTuber ngira ngo murabizi, bariya bakora amavideo bagashyira kuri YouTube, ndetse n'abahanzi ubwabo nyine tu baba bafite indirimbo zabo bagashyira kuri YouTube, yaba audio. Si ngombwa ngo YouTube ushireho tu video gusa na audio yawe ijyaho. Mu bintu byinshi badusabye nyine harimo unlockinga tu amwe mu ma features yo kuri YouTube. So mu ma features yose agize YouTube ifite ibintu byinshi nyine tu umuntu agiye ataziho gutyo nyine tu. Hari n'uburyo ubona abandi uploadinze video nawe nyine tu uka uploadinga register tu. Ariko icyo nababwira YouTube cyangwa se YouTube YouTube irahemba. So hari ababizi, hari abatabizi bagendera mu kigare, ariko nyine tu ni mu bishaka mbese mwebwe muri bubone no video wumva ufite umuhate wo gukora channel ya business, tuzagenda tuganira. Noneho y'uno munsi rero, video y'uno munsi twabisabwe n'aba YouTuber noneho bafunguye izo channel. So abantu mutari mwakora channel mushaka kuzikora mwatubwira nyine tukabereka uko zikorwa namwe. So rero ino video y'uno munsi ntago ari yo gukora YouTube channel, ahubwo y'uno munsi ni aba YouTuber bafite YouTube channel, bazifite zikora, zifite na subscribers 1 2 3 100 500 300 gutyo. So twasabwe rero nabo harimo ba Haguma Fashion, ni benshi tu. So bakaba baradusabye rero kubereka buryo ki ushobora guhisha cyangwa se kuterekana umubare w'aba subscribers bawe. Icyo ni ikintu cyoroshye, ubundi kuri telefone ntabwo bikunda. Ariko hari uburyo ki dufata telefone tukayihindura imashini isa. Ibyo byose ndibuze kubibereka ku buryo function zose ziba ziri mu mashini. Iyo wakoze ubwo buryo na kantu gato cyane kari muri telefone yawe ariko ntabyuzi. So nako ndaza kukabereka nyine tu, mbibutsa ufite ikibazo ku bintu bijyanye na technology, ku kintu icyo ari cyo cyose kijyanye na technology, mwatubaza, mwatwandikiye kuri nimero yacu ya WhatsApp. Ngira ngo abenshi murayizi tu, n'abatayizi turayishira inyuma video isoza nyine tu. So dutangira rero tubabwira uburyo ki wakora YouTube channel. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite muri telefone, wibuke tugiye kubabwira ukoresheje telefone, kuko abenshi muri twese nyine tuba dutunze amatelefone. So ibyo tugiye kubabwira ibi ngibi bikorwa n'umuntu ufite telefone. Ikintu cya mbere ugomba na mbere kuba ufite muri telefone yawe ni Google Chrome. Iyi ngiyi Google Chrome niyo ugomba kuba ufite muri telefone yawe mbere na mbere. So niba uyifitemo urayifungura, niba ntayo ufitemo urabyumva icyo ukora, uragenda muri Google Play Store uyinstale, nyuma ugaruke kuri ino video tugendane nawe, sibyo? So nyuma yo kudownloadinga Google Chrome yawe, cyangwa se niba unayifitemo yifungure. Numara kuyifungura urajya hariya hejuru aho usacingamo website cyangwa se iki n'iki, urandikamo ijambo YouTube. Mbese niba warigeze ukoresha Chrome
niba warigeje gukoresha Chrome harimo usacinga YouTube leta ryizana ry'ubwaryo automatic, so cyandikamo ya harayizanamo YouTube, niba nta bizamo nuko utigeze ubyandikamo tu, urahita urandikamo ijambo YouTube birambuye mbega nk'uko uri kubibona hano no mu bururu hose, wandikemo ijambo YouTube, numara kwandikamo ijambo YouTube urakanda OK nyine bahite haza gutya. Then nyuma mbere yuko ubwo tugeze kuri YouTube, then none aka kanya ngiye kubereka buryo ki ni gute ushobora kugira ute telefone yawe aka kanya nibwo tugiye kuyihindura iki igira ama functions cyangwa se igira ama features. Nimvuga ama features tuvuge reka mvuge ngo ikore nka machine muri aka kanya, sibyo? So icyo ugiye gukora urazamuka hano hejuru ku tudomo dutatu, nta kintu uhindura, urazamuka hano ku tudomo dutatu, umanuka urebe hasi hano handitse ngo desktop side, urebe niba havivuye, niba hatavivuye uhakande havivurwe, harahita hasa ubururu. Then icyo gihe ako kanya ibiri hariya kuri murabizi ko twari twabanje kujya kuri YouTube, birahita byidisipureyinga nk'aho biri hehe, biri ku mashini laptop cyangwa se desktop. Ubu aka kanya ibi mbega umuntu uri gukoresha YouTube ari ku mashini nawe ntaho mutandukaniye. Ubwo ko ni akantu ka mbere nyine katari mu isomo ry'uno munsi, nizere ko mukamenye. So niyo ugiye ku uploadinga video, ngira ngo murabizi ama video card cyangwa se zimwe ziza ku ma end screen, mbega bimwe ujya ubona ngo dufate urugero nko ku mantuza ku ma YouTube channel azwi, kuri ujya ureba video ya Afrimax, then ukabonaho video irangiye, ukabona wa mtipe Nyakso arakubwiye ngo muraho, twizere yuko mwakunze video yacu, ngo wareba indi video hano, akagutungira urutoki koko ukareba hari video nawe ugahita ukanda. Then ibyo ngibyo hari uburyo bikorwa kandi byose bikorerwa he hano, na telefone yawe yabikora, washiraho link ya video yindi yewe n'iyundi muntu wayishiraho. So ibyo byose nimutwemerera tuzakomeza tugenda tubyigaho. So uyu munsi rero uyu munsi icyo turi burebeho ni uguhisha subscribers gusa. Video iraba ndende kuko nshaka ko tugendanamo gahoro pole. Niba ikibazo ari ama megabyte genda uyagure kabisa, ariko urarumenya aka kantu, sibyo? So niba wifi uyifite cyangwa se wifi, ni amahire. Megabyte zawe niba ntazo, niba zidahagije, umenye ngo iyi video iraba ndende. So ntagiye mu bintu byinshi, ubu aka kanya tuvugana telefone yacu yamaze guhinduka imashini, sibyo? Icyo ukora noneho nyuma yo kuba nkaho ari imashini, uraza hano hejuru hari agafoto kawe. Nizere ko nyine YouTube niba itaroginzemo urayirogingamo, urashiramo email yawe, ushiremo na password, then ubwo uraburoginze kuri YouTube hari hejuru. Then numara kuroginga nibwo uraza ukande hano kuri ino foto ya channel yawe. Iyo uyikanzeho bahita bakuzanira tuno, then wowe ukande hano kuri YouTube Studio. Iyo ukanze kuri YouTube Studio nta kindi bakuzanira, nahangaha ni displaying ibintu bimeze gutya. Wowe icyo uzakora nta kindi uzakora, uzahita umanuka hasi mu nguni ibumoso bwawe. Mbega ufashe telefone umenye ngo ibumoso bwawe hari utuboro tubiri, reka ntwite utuboro, hari utuboro tubiri. Uzakanda kuko hejuru ka settings, so kuvuga ngo hejuru muri utwo tuboro tubiri turi hasi mu nguni hari kamwe ka settings, hari n'akandi nyine ako wikitaho. Kora ku ka settings, numara kugakoraho n'ibingibi bazakuzanira, sibyo? Nizere ko turimo turajyana. So
turagenda gahoro gahoro kugira ngo nyine ubimenye, then next time ushobora kwisubiriramo ubwawe kugira ngo urebe yuko wabimenye. Ariko nyine ugize ikibazo wanyandikira watwandikira tukagusubiriramo, so tukagufasha. Rero nyuma yo gukanda kuri ako ka settings baka displaying ibintu bimeze gutya, wowe icyo uzakanda ntabwo uzigera ukanda hano cyangwa se n'ahandi handi. Wowe aho uzaza gukanda n'ahandi, uzakanda hano kuri channel. Numara gukanda kuri channel naho bizi displayinga gutya. Reka tubizuminge wenda ubibone neza. Wowe icyo uzaza ukande, uzagenda hariya handitse ngo advanced, hano handitse avance cyangwa se advanced, sibyo? Niho uzakanda, then iyo ukanze kuri advanced niho bahita bakwereka ngo channel yawe aho iherereye, iki aho iregistre. Ngira ngo ibya registration ya channel nabyo ngira ngo murabizi. Hari ibihugu bidahembwa na YouTube, ako ngako mugomba kukanota. Ubwo nari ninjiye mu rindi somo kandi iryo rifite ikindi gihe cyaryo, so twikomereze. Icyo ukora, manuke hepfo. Hari kuba YouTube yawe isetinze yuko icisha amavideo cyangwa se inyigisho cyangwa se ibintu birebanye n'abana, bigendanye n'abana. Wowe sinzi channel yawe icyo ari cyo, ngiye ntago ari ibijyanye n'abana kuko uri kwireba nkeka kutari umwana, so zanira amazi sha. Then so dukomeze. Then icyo uzakora hano hepfo handitse ngo yuko niba ushaka kudisplayinga umubare w'abasubscribers bawe. Ngira ngo murabona ko twahageze, nta bintu bigoranye. Barakubaza niba ushaka kudisplayinga umubare w'abasubscribers bawe, aho ni nk'aho ari ikibazo. Rero weho niba uzi ngo urababona iyo ugiye kuri YouTube, umenye ngo urasanga havivuye. Niba uzi yuko mbega niba ushaka yuko batazajya bagaragara, uzajya ubibonera wowe ubwawe niwo uzajya ubibonera, urakandaho ntihabe havivuye. Nihaba havivuye baba bagaragara, nihaba hatavivuye bivuze ngo ntushaka yuko hagira nanjye kubivuga mu mvugo nziza, nakoreka nyivuge. Ntushaka yuko hari ugucishamo ijisho. Ahubwo mbonye imvugo nzima. Mbega niba udashaka yuko bagucishamo ijisho, ntuhatikinge ngo hagaragare. Naho niba ushaka ko bari gucishamo, ukareke nyine tu. Ubundi iyo nta subscribers bawe bagaragara, mbega muri make nta n'uwamenya ibyawe tu. Zose uzikina mu ibanga, ibyawe byose nyine tu biba biri aho. So nkeka yuko isomo ry'uno munsi ryumvikanye. Ikibazo, igitekerezo, inyunganizi n'inama wifuza kutugira cyangwa se kugirwa, ibyo byose biremewe. Comment yawe mbi cyangwa nziza turazemera. Ukanda like n'ubushake bwawe. Subscribe ubundi nta muntu yingingira ati nkorera subscribe. Weho niba wagize umuhate wo kureba ino video ukabasha kuyirangiza, ukaba wumva ushaka kuzareba video yacu itaha, ushatse wakora subscribe. Cyangwa se next time wakumva uvuze ati ese Kangaro baheruka gusohora uwuhe muzigo, so ujya muri search ukandikamo Kangaro Media, nta yindiza hazi yacu ntiyiza. Ubwo nyine uhita ubona umuzigo wacu ukawureba nyine uwo nguwo wifuza kureba, ubundi Imana ikaguha umugisha. Ubundi abareba channel, abareba video zacu Imana umugisha ko turawubifurije. Cyo nababwira, Imana ibaha umugisha ntavuze menshi. Yari njyewe kuva muri Kangaro Media.
ntago ari TV show ni Kangaroo Media gusa. So icyo nababwira, inama wifuza ku bijyanye na tekinoloji, wifuza gukoresha igikoresho cyawe cyangwa se wifuza kugura igishasha, wifuza network cyangwa se connection, wifi, internet muri rusange, igisubizo nta kindi nakibabwiye, MK-Tech Limited. Nta handi dukorera ku Musigiti hafi na Makuza Plaza. Icyo gihe wahageze wahamagara kuri nimero yacu, iyo ngiyo ureba kuri ekara yawe, tukagufasha cyane. Yewe n'abafite imashini zapfuye, mbega upfa kuba ufite igikoresho cya electronique gifite ikibazo tu, urafashwa. Imana ibaho umugisha, yari ngewe. Ikindi kandi abahanzi mufite indirimbo babandi bakizamuka upcoming, so mwatwandikira kuri WhatsApp yacu nimero guteranya 254 746 985 ukatwohereza indirimbo yawe original utadownloadinze kuri YouTube, niba wifuza yuko tuyikoresha muri video yacu itaha. Iyo ndirimbo ipfa kuba ari nziza, inogeye amatwi, nawe nkuko wumvishiye wumva nawe yawe igiye mu byagenda neza. Imana ibahe umugisha kandi ibahe guhaha no kuronka. Mbifurije ishya n'ihirwe. Amen.